twongeye kubaha ikaze, twongeye no kubasuhuza mwebwe abadukurikira kuri Rukumbi TV. Kandi subscribe niba ari ubwa mbere uhageze, hanyuma ukandi no kukazogera kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe cya Rukumbi TV kigucika. Hanyuma ni ya showbiz yacu, ni bya biganiro byacu bya buri munsi by'imyidagaduro bya showbiz yo mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Hanyuma tugitangira iki kiganiro, reka ngire gutya mbanze ntumikire uyu muvandimwe wambwiye ati rwose umbwirira abanyarwanda serivisi ntanga, serivisi zanjye. Hanyuma niba ukeneye ikibanza cyo kugura cyangwa ukaba ukeneye inzu yo kugura cyangwa se ukaba ukeneye inzu yo gukodesha, yaba ari yo kubamo cyangwa ari yo gukoreramo ibindi bikorwa bya business byawe, gana Isezerano Company babigufashemo, umurabyo uratinda. Isezerano Company rero ni company iranga cyangwa se igurishiriza abantu ibibanza. Ukeneye ikibanza, ukeneye inzu, ukeneye indi serivisi yose ndetse ukeneye n'imodoka, Isezerano Company barabigukorera. Hanyuma ku Isezerano Company rero, iyo ushaka kumenya amakuru ku buryo burambuye, ushaka kugira ngo umenye ngo ikibanza ndakibona, nkeneye ikibanza hanaha, urahamagara kuri nimero iri aho ngaho muri description ya video, urayibona. Mu gihe uri kureba iyi video, urebe aho hasi muri description ya video, urabona urasangamo nimero ya Isezerano Company. Hanyuma nawe ubashe kwigurira ikibanza, ubashe kwigurira inzu. Cyane cyane abantu mushaka gutura mu karere ka Bugesera, Isezerano Company rwose nako kanya umurabyo uratinda, bahita baguhereza ikibanza, bahita baguhereza inzu nziza cyane wifuza, ijyanye n'icyerekezo, ijyanye kandi n'ubushobozi bwawe, ibe etage, ibe cadastre, ibe ari bwoko ki, inzu yose wifuza, ikibanza cyose wifuza, uko kingana, aho cyaba giherereye, Isezerano Company bakigufashamo. Gana Isezerano Company rero bagufashe kubona ibibanza, bagufashe kubona inzu, yaba izo gukodesha cyangwa no kugura. Bahamagara rero kuri iyo nimero. Ibiganiro byacu rero nkuko tuhora tubibabwira, nakagaruka, ntago tujya duhagarara, ntitwiryama, ntitwicara, nta gahenge tubaha, tugenda tubazanira amakuru ari update muri showbiz yo mu Rwanda. Ninde wakoze ibikorwa byiza tukabibabwira, ninde wakoze nabi nabyo tukabibabwira, kugira ngo abafana be mubashe kumukebura, mubashe kumunenga, hanyuma abandi munamugire inama. Kude chapeau rero ku mugabo bita Tom Close. Tom Close ngira ngo uyu mugabo muramuzi mu ndirimbo nyinshi cyane, nyinshi ntago nakwirwa mvuga ngo mu ndirimbo iyi niyi, icyo gihe naba ngiye kubibutsa Tom Close. Ariko Tom Close ntago ari kumubamwibutsa, ahubwo Tom Close muramuzi. Tom Close ni umugabo ufite ibigwi muri iki gihugu cyacu, ni umugabo w'inyangamugayo, ni umugabo wubatse, ufite urugo n'abana, ufite umuryango, ni umugabo wize amashuri menshi, ubu ngubu ni umudokiteri mu bijyanye n'ubuzima. Mutagira ngo ni za doctora tujya twumva ngo runaka ngo afite doctora muri ibi. Tom Close ni umudokiteri, ni umugabo wize ibijyanye n'ubuganga, hanyuma aza kuzana impamyabushobozi mu kijyanye n'ubuganga. Akaba ari umudokiteri, akaba ari n'umunyamuziki uzwi cyane muri iki gihugu. Tom Close muramuzi muri Guma Guma, niwe muhanzi watwaye Guma Guma ya mbere muri iki gihugu. Tom Close muramuzi, niwe muhanzi wa mbere wakoranye indirimbo na Sean Kingston nk'igihembo yarahawe na Guma Guma Superstar igitangira, kiyongera ku mafaranga yarakuye muri iryo rushanwa rya Guma Guma. Hanyuma bamwongereraho no gukorana indirimbo n'icyamamare cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Sean Kingston. Bakora indirimbo
ngira ngo mwarayibonye indirimbo yitwa iri joro, tonight bayihaye izina ryitwa tonight, ariko urumva nyine ni iri joro cyangwa se mu ijoro cyangwa nijoro, yaterwa n'uburyo ushaka kubivuga. Hanyuma Tom Close aza tugenda dusa n'abagenda bamubura, asa n'ugenda asitopaho gatoya, tugenda twibaza Tom Close ari mu biki, Tom Close ko tutari kumubona. Akajya nyaruka akagenda agashotora agakora akaririmbo kamwe nko mu mwaka cyangwa tubiri mu mwaka. Tom Close tuza kugenda twumva yagiye ahabwa izindi nshingano, aho yagiye ayobora urwego rwo gutanga amaraso muri RBC. Tom Close aza no kuzamuka agera ku rwego rwa East Africa muri serivisi zo gutanga amaraso, birumvikana no kurwanya sida. Tom Close agenda ahabwa inshingano nyinshi cyane, tuza kugira ngo Tom Close turamubuze muri showbiz yo mu Rwanda. Tugeraho turanabyakira, tuba nk'abantu babaye banamwihoreye cyangwa se bamwibagiweho gatoya. Ariko Tom Close ejo bundi aza gutungurana, aza gushyira projet hanze zigenda zikurikirana, imwe ivaho haza indi ivaho haza indi. Ngira ngo mwaramubibonye mu minsi ishize aho yakoze indirimbo ayita Agaca. Iyo ndirimbo yitwa Agaca yayikoranye n'abaraperi babiri bo mu iki gihugu, yayikoranye n'umuraperi bita Karfan, ayikorana n'umuraperi bita JC. Indirimbo bayita Agaca, indirimbo nziza cyane muri ya njyana Tom Close yatangiriyemo, iyo bita ngo navuga niba ni hip hop, ni hip hop R&B ivanze. Ngira ngo murabizi ko iriya njyana niyo Tom Close twamumenyemo. Aza kuza rero ejo bundi atungurana ashyira amaproje akurikirana hanze. Ubwo imwe iza yitwa Agaca, indi iza yitwa ngo Reba Sinema, ari kumwe n'umuraperi w'igikura nkota muri iki gihugu, umuraperi uzwi, umuraperi w'umurejande bita Bulldog. Bakora indirimbo bayita Reba Sinema, urebe sinema. Kudeshapo kuri Tom Close, welcome back kuri Tom Close. Tom Close kabisa, shout out kuri Tom Close. Ni umugabo ufite intumbero, ni umugabo uzi icyo akora, ntabwo agere kure. Mu bantu bajya bacika intege, ntabwo Tom Close acika intege. Tom Close ntabwo ajya acika intege. Tom Close arakora music ye kandi akayikora neza. Ngira ngo mwagiye mumumenya mu ndirimbo nyinshi cyane, nyinshi. Tom Close, Muyombo Thomas, Tom Close original. Tom Close original. Hanyuma ngira ngo nta muntu utarigeze akunda indirimbo za Tom Close, nta muntu utarigeze aryoherwa n'umuziki wa Tom Close. Tom Close rero agize gutya, agarutse muri music, noneho agarukanye imbaraga nyinshi cyane. Mureke tumukurire ingofero. Tom Close ni umuntu w'umugabo twari twaramubuze, hanyuma dutangira kwibaza ko Tom Close nawe agiye nk'ababandi. Ariko ejo bundi aza kudutungura, tubona Tom Close aduhaye imizigo. Tom Close rero abanyarwanda baragukunda, abanyarwanda barakwemera, komereza aho ngaho, kandi twese tukuri inyuma turagushyigikiye. Ni byiza rwose. Ngayo nguko rero kuri Tom Close, amakuru yarayo kuri Tom Close. Hanyuma tuzajya tugenda tubashyikirira n'ayandi kuri Tom Close.